Haleluya. Kristo Yesu akuzwe. Mwami Yesu ashimwe. Maranata. Nitwa Iraguha Jean, nkaba narabonye neza y'Imana. Mwami Yesu akaba yarancunguye, kandi Mwami Yesu akaba ari muri njye. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ubutumwa. Niba udafite Bibiliya, ugende ugure Bibiliya. Bibiliya nk'izi ngizi zirimo ziragura hagati y'amafaranga 15,000 na 13. Niba uri umujene udafite Bibiliya ukabasha kwigurira ipantaro ya 15 cyangwa ikanzu ya 15, ukaba udatunze Bibiliya, ni ikibazo. Genda ugure Bibiliya, Imana izaguha umugisha. Hari abantu bafite Bibiliya zo muri smartphone. Ndagira ngo mbabwire yuko izo Bibiliya zo muri smartphone, iyo app mu masegonda yahagarara, kubera ko iyo application ya Bibiliya hari ahantu nyine ya uploadinze nyine muri sava ziri ahantu. Kuzisiba rero ntabwo byatwara amasegonda, cyangwa se ahandi hantu nyine muri Google, aho ku ma website ishobora kuba hostingiyeho, kwisiba ntabwo byatwara amasegonda. Rero mugende mugure nk'izi ngizi, iyo ubasha kwibikira iwawe, kuko Android ntabwo ari ikintu cyo kwizerwa, cyangwa se ikoranabuhanga ntabwo ari ryo kwizerwa. Umwami Yesu yabwiye intumwa ze ati mugure inkota. Mugende mugure Bibiliya, Imana ibahe umugisha. Murakoze.